iteka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Vari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Reka twongere tubasuhuze nshuti bakunzi muteze amatwi kandi tubahe ikaze muri uyu mwanya mwiza, umwanya Imana yongeye kuduha kugira ngo dusangire ijambo ryayo. Reka rero tubahe ikaze abari hirya no hino mu mpande zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda n'ababa batwumva bari hanze y'iki gihugu, namwe turabashuhuje kandi tubahaye ikaze ndetse tubifurije ibihe byiza byo kumva ijambo ry'Imana by'umwihariko. Reka rero tudatinze dusenga Imana, hanyuma Pastor Tony Stark agiye kutwigisha. Reka rero tumusengera Imana kandi dusenga Imana icishe bugufi imitima yacu kugira ngo twumve iki ijambo ry'Imana ritubwira. Rero igihe cyose iyo duteze amatwi neza n'imitima yiteguye kwakira ijambo ry'Imana, ni lazima ijambo ry'Imana ni rizima, ibihe byose riba rifite icyo Imana ishaka kutubwira muri ryo. Reka rero dusenga Imana. Data, turagushimye, tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe bitarondoreka, kandi tugushimiye ijambo ryawe rizima. Ijambo ryawe ni imbaraga, kandi ijambo ryawe ni inkota ityaye ishobora gukata ikagera ku bugingo bw'umuntu, aho ikindi kintu icyo ari cyo cyose kidashobora kugera. Mana, ibyo ndabivuga kuko ndi umugabo wo kubihamya, byambayeho n'uyu munsi byambayeho, hari n'abandi benshi byabayeho bahinduwe n'ijambo ryawe. Ndakwingiza rero ngo buri muntu wese uteze amatwi ijambo ryawe ryongere rimukoreho. Nanjye Mwami uri hano rinkore ku mutima, na Pastor Tony Stark ugiye kuritubwira nawe rimukoreho. Mwami, twebwe twese he kuba ku bwacu, ahubwo imbaraga zawe arizo zigaragara kuri uyu mugoroba. Abari hano muri studio, Mwami, ntaba ari twe, ahubwo utugire ibikoresho maze ubwire ubwoko bwawe icyo ushaka bumva. Ngaho rero bana natwe, utugirire neza, ukore byinshi birenze ibyo tugusabye, mu izina rya Yesu Kristo nimwo dusabye twizeye, amen. Pastor, you welcome. Good evening. Mwiriwe. I trust you're rejoicing in the Lord. Reka nizere ko muri kunezererwa mu Mwami. I've enjoyed so much my time sharing with you this past couple weeks. Nanejejwe cyane n'uyu mwanya nagiye mbonaho gusangira namwe ibyanditswe byera. Tonight we have one more message on the Holy Spirit in the life of Jesus and his disciples. Kuri uyu mugoroba dufite ubundi butumwa buri buvuge ku buzima bwa Yesu ndetse n'umwuka wera uko yakoreye mu ntumwa ze. Tonight we'll be looking specifically at a believer being filled with the Holy Ghost. By'umwihariko kuri uyu mugoroba turi bube tureba ku kuntu umwizera yuzura umwuka wera. Jesus Christ has shared with his disciples that he's going away. Yesu yari yasangije abigishwa be ukuri kuko yagombaga kugenda. He tells them that he will come again. Ndetse ababwira ko azagaruka, but he's going away. Ariko ako kanya yari arimo agenda. And he tells them that as he goes back to the Father will send the Holy Spirit to dwell within them. Kandi ababwira ko uko azagenda akagera kwa Data, azabwira Data akaboherereza umufasha wo kubana nabo. The same Spirit that indwelt Jesus will indwell them. Umwuka wera wari muri Yesu Kristo yagombaga kuza nabo akababamo. The same Spirit that filled Jesus will fill them. Umwuka wera wari Yesu yari yuzuye nayo yagombaga kuza abizera bakamwuzura. The same Spirit that led Jesus will lead them. Umwuka wera wayoboye Yesu yagombaga kuyobora n'abamwizera. The same Spirit that empowered Jesus will empower them. Umwuka wera wahaye Yesu imbaraga yagombaga no guha imbaraga abizera be. In Acts chapter 1 he is about to leave and go back to heaven. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere, ahangaha tubona Yesu agiye kugenda asubira mu ijuru. According to verses 9 through 11, they watched him as he ascended and went back to heaven. Ushingiye ku murongo wa 9 n'uwa 10, Bibiliya ivuga yuko bamwitegereje n'amaso yabo
azamurwa ajya mu ijuru. But before he left, ariko mbere y'uko agenda, his final words, amagambo ye ya nyuma, he told them to wait. yababwiye ko bakwiye gutegereza. They were to wait for the Holy Spirit. bagomba gutegereza umwuka wera. When he goes back to the Father will send the Holy Spirit to them. igihe yagombaga kuzamuka akagera kwa data, data yagombaga kohereza umwuka wera. They're not to go, ntago bagomba kugenda, not yet. ntago igihe cyari kigeze. They're not to leave, ntago bagomba kuva aho ngaho, not yet. ntago byari byemewe icyo gihe, They're igihe to wait. kitaragera. bagomba gutegereza, Because the Holy Spirit will make a difference in their lives. kuko umwuka wera yajyaga kuzana itandukaniro mu buzima bwabo. They waited for 10 days. bategereje iminsi 10. And then in chapter 2 and verse 1, noneho mu gice cya 2 umurongo wa mbere, the Bible tells us on the day of Pentecost they were filled with the Holy Spirit. Bibiliya itubwira ko ku munsi wa Pentekote bujujwe umwuka wera. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. hanyuma Bibiliya iratubwira ngo umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'uw'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. And there appeared unto them cloven tongues like as a fire, and it sat upon each of them. haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men out of every nation under heaven. muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyadini bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. These disciples, these apostles waited, 120 of them waited in the upper room. izi ntumwa n'aba bigishwa ba Yesu bategereje iminsi 10, bageraga ku 120. And while waiting, something special happened. igihe bari bategereje rero, ikintu kidasanzwe cyarabaye. What Jesus said would take place took place. icyo Yesu yavuze cyajyaga kuba cyarabaye by'ukuri. The Holy Spirit came, umwuka wera yaraje, took up residence within them, araza atura muri bo, baptized them into the body of Christ, the church, ababatiza mu mubiri wa Kristo, ari wo torero rya Kristo, filled them and empowered them. arabuzura kandi abaha imbaraga. This is what took place on the day of Pentecost. iki nicyo cyabaye ku munsi wa Pentekote. And as we move into the passage, kandi uko dukomeza muri iki we cyanditswe, find out as they are filled or controlled by the Holy Spirit, tubona ko uko bagenzurwaga cyangwa se bari buzuye umwuka, the Holy Spirit controls them and enables them to do something they could not do. umwuka wera yabashoboje gukora ikintu batashoboraga kwigera bakora. These were Galileans. aba bari abanyagalilaya, These were Jews, aba bari abayuda, probably speaking Greek. ahari bavugaga ikigiriki, And yet there are believers, Jewish people from all over the world there in Jerusalem. ariko hari abayuda batandukanye bavuye mu bihugu byose bitandukanye biri ku isi, bari hari i Yerusalemu. They're not yet believers, ntago bari abizera, but they've come to observe the Passover. ariko bari baje kwizihiza Pasika. They've come from around the world, bari bavuye mu mpande zitandukanye from z'isi, every nation under heaven. bavuye mu gihugu cyose kiri munsi y'ijuru. In the Old Testament, under the Roman persecution, they've been scattered. mu isezerano rya kera bitewe n'akarengane The Babylonians conquering, and they were scattered. abanyebabuloni baraje batsinda igihugu cya Isirayeli, barabatatanya. The Assyrians conquering, and they were scattered across the world. abasiriya nabo baraza barabarwanya,
babanyanyagiza hirya no hino ku isi. And these Jews are living in various nations, aba bayuda rero bari batuye mu bihugu bitandukanye, learning and speaking the language of those nations. biga banavuga indimi zo mu ibyo bihugu babagamo. But they've come to Jerusalem to observe the Passover. ariko bari baje i Yerusalemu kwizihiza ibya Pasika. On the day of Pentecost, many of them are still there. ku munsi wa Pentekote rero benshi mwaba bayuda baturutse hirya no hino bari bakiri i And Yerusalemu. God does something very special. Imana ikora ikintu kidasanzwe. He gives these Galileans Imana iha aba banyegalilaya the ability to speak languages they have never learned. ubushobozi bwo kuvuga indimi batigeze biga. These are languages that are known by other Jews from other nations. Izi ni indimi zari zizwi cyane n'aba bayuda bandi bari baravuye mu bihugu bitandukanye biri munsi y'ijuru. But these Galileans, these Jewish Galileans, they don't know those languages. ariko aba bayuda b'i Galilaya bo ntabwo bari batuye bazi izi ndimi. And yet, being filled with the Holy Ghost, ariko buzuye umwuka wera, the Holy Spirit will enable them to speak in those languages they have never learned. umwuka wera bashoboza kuvuga izi ndimi batigeze na rimwe biga. Verse 4 says, they spoke as the Spirit gave them utterance. Bibiliya iratubwira ku murongo wa 4 w'iki gice ngo bose buzuzwa umwuka wera batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Says in verse 6, now when this was noised abroad, the multitude came together and were confounded, because that every man heard them speak in his own language. umurongo wa 6 turavuga ngo uwo muriro ubaye abantu benshi baraterana batangazwa n'uko umuntu wese yumvise babandi bavuga ururimi rw'iwabo. And they were all amazed and marveled, saying one to another, behold, are not all these which speak Galileans? barumirwa bose baratangara bati mbese aba bose bavuga si abanyagalilaya? And how hear we every man in our own tongue wherein we were born? none se ni iki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire? These people from around the world, these Jews from around the world, aba bantu bari baravuye hirya no hino ku isi, They- aba bayuda bari baravuye hirya no hino ku isi, they are in amazement. baratangaye cyane, They are in wonder. bari bari kwibaza How could this be? ese ibi byashoboka bite? How can we hear these Galileans speak in our tongues, our languages? ni gute twakumva aba banyagalilaya bavuga mu ndimi zacu? And the only answer is they are now filled with the Holy Spirit, and the Holy Spirit is controlling their tongues, and miraculously they are able to speak in other languages. igisubizo ni iki? ni uko bari buzuye umwuka wera. umwuka wera yari arimo abagenzura, kandi umwuka wera niwe wabashoboje kuvuga izo ndimi batigeze bamenya. Wonder what they were saying. ndibaza icyo bari bari kuvuga. Well, it tells us in verse 11, Bibiliya iratubwira hano mu murongo wa 11, the writer of Acts gives us a list of some of the nations the people were from. umurongo uwubanziriza uduha urutonde rw'ibihugu abantu bari bateraniye aha baturukagamo. Verse 11, Cretes and Arabians, we do hear them speak in our tongues the wonderful works of God. umurongo wa 11 ugakomerezaho uvuga uti kandi n'abakireti n'abarabu turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu. These Galileans, aba banyegalilaya, disciples and apostles of Jesus Christ, abigishwa ndetse n'intumwa za Yesu Kristo, under the control of the Holy Spirit, bagenzurwa banayoborwa n'umwuka wera, miraculously speak in tongues or languages they have never learned. mu buryo bw'igitangaza bavuze mu ndimi batigeze biga. And they're speaking about the wonderful works of God. kandi icyo bari bari kuvuga nta kindi, bavugaga ibitangaza by'Imana. One may have been speaking about the dividing of the Red Sea. ahari wenda umwe yari ari kuvuga
ku kuntu imana yagabanijemo inyanja itukura kabiri. Another might have been speaking about the Jericho walls and they're coming down. ahari undi yari arimo kuvuga ku kuntu inkike z'i Yeriko zamanutse. Another may have been telling about how the sun stood still. ahari wenda undi yari ari kuvuga ku kuntu izuba ryahagaze n'irivaho riri. Others may have been telling about the plagues when the Jews came out of Egypt. ahari wenda abandi bavugaga ku bitangaza cyangwa se kuri biriya byago byagwiriye Egiputa igihe Abisirayeli bagombaga They kuvayo. weren't evangelizing. ntabwo bari bari kuvuga ubutumwa They weren't bwiza. giving the gospel. ntabwo bari bari kuvuga inkuru They nziza. weren't preaching about the death, burial, and resurrection of Jesus. ntabwo bari bari kubwiriza ku rupfu, guhambwa no kuzuka kwa They are Yesu. sharing the wonderful works of God. bari bari kuvuga ku bitangaza by'Imana. And with this, a crowd is going to gather, and that crowd is going to be wondering. They want to know what is happening. kandi ibi ngibi byatumye abantu benshi baterana ndetse batangira kwibaza ibyari biri kuba. Says in verse 12, and they were all amazed and were in doubt, saying one to another, what meaneth this? umurongo wa 12 urabisobanura neza ngo bose barumirwa bibayobeye barabazanya bati mbese ibi ni ibiki. Verse 14, but Peter standing up with the 11 lifted up his voice and said unto them, Ye men of Judea, and all ye that dwell at Jerusalem, be this known unto you, and hearken to my words. umurongo wa 14 uravuga ngo ariko Petero ahagararana nabo 11 ababwiza ijwi rirenga ati yemwe bagabo b'i Yudaya n'abatuye Yerusalemu mwese mwe ibi mubimenye kandi mwumvirize amagambo yanjye. I don't have time to read all the verses, simfite umwanya ngo nsome iyi mirongo yose, but let me give you the heart of what Peter has to say. ariko reka mbahe izingiro ry'ibyo Petero yari agiye And I kuvuga. want you to notice as I share with you Peter's message, kandi ndagira ngo umenye neza igihe ndi kugusangiza Peter- ubutumwa bwa Petero. Peter is a different man. Petero ahangaha yari umuntu utandukanye n'uwo yahoze ari we. Peter before denied the Lord Jesus Christ 3 times. Petero wibuke ko mbere yari yihakanye Yesu inshuro eshatu. I mean, he got to the place where he said, I don't even know the man. yageze aho we avuga ati rwose uyu mugabo sinigeze mumenya. And yet now filled with the Holy Spirit of God, ariko ahangaha yuzuye umwuka wera. Peter will preach to them with such boldness. Petero agiye kubabwiriza ashize amanga cyane. He will back them into a corner where they have to make a decision. ari buze kubageza aho bagomba gufata umwanzuro. These are unsaved Jews from around the world. aba ni abayuda badakijijwe bari baturutse hirya no hino ku And isi. they are ready to listen to this man Peter. bari biteguye kumva uyu mugabo witwa Petero. Verse 22. umurongo wa 22. Ye men of Israel, hear these words, Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know. yemwe bagabo ba Isirayeli mwe nimwumva aya magambo. Yesu w'i Nazareti wa muntu Imana yabahamirishije imirimo ikomeye n'ibitangaza n'ibimenyetso ibyo yamukoresheje hagati yanyu nk'uko mubizi ubwanyu. Him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken, and by wicked hands have crucified and slain. 23. uwo muntu amaze gutangwa nk'uko Imana yabigambiriye bitari byaba mwamubambishije amaboko y'abagome muramwica. Keep in mind that Peter is speaking to some of those that probably shouted, crucify him. Dekera mu bitekerezo byawe wibuke ko Petero abantu yari arimo abwira ahangaha hari harimo abantu bashakuje kuri wa munsi bavuga ngo nabambwe. And in his boldness, he's bringing the guilt upon them. mu gushira amanga rero arimo arabashinja. As he continues in verse 24, akomeje hano ku murongo wa 24. whom God hath raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be holden of it. ariko Imana yaramuzuye
ibohoye umubabaro uterwa n'urupfu kuko bitashobotse ko akomezwa narwo. Boy, don't you see a different man? Reba umugabo utandukanye. Peter denied the Lord before, Petero yihakanye umwami Yesu mbere, but now he's defending the Lord. ariko noneho ari kumuhamya. He's filled with the Holy Spirit. Yuzuye umwuka The wera. Holy Spirit will make a different man out of you. Umwuka wera yakugira umuntu utandukanye The Holy n'uwuturiwe. Spirit will make a different woman out of you Umwuka wera yakugira umudamu utandukanye if n'uwuriwe. you'll let him control you. Uramutse umwemereye akaba ari ukugenzura. Verse 36. Umurongo wa 36. Therefore let all the house of Israel know assuredly that God hath made that same Jesus whom ye have crucified both Lord and Christ. Nuko abo mu muryango wa Isirayeli bose nibamenye badashidikanya yuko Yesu uwo mwabambye Imana yamugize umwami na Kristo. Now when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? 37 abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbese tugire dute? Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Murongo wa 38 Petero arabasubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwe impano y'umwuka wera. Verse 40. Murongo wa 40. And with many other words did he testify and exhort, saying, Save yourselves from this untoward generation. Bibiliya iravuga ku murongo wa 40 ngo, nuko akomeza kubahamiriza n'andi magambo menshi arabahugura ati, mwikize ab'iki gihe biyobagiza. 41. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Murongo wa 41 nuko abemeye amagambo ye barabatizwa, abongewe ku basanzwe kuri uwo munsi baba nk'ibihumbi 3. They received the message of Peter. Bakiriye ubutumwa bwa Petero. The death, the burial, the resurrection of Jesus. Urupfu, guhambwa no kuzuka bya Yesu The Kristo. Jews had killed Jesus, Abayuda bari bishe Yesu, but God raised him from the dead. ariko Imana imuzura kuva mu bapfuye. And Peter preaches that message to them. Petero ababwiriza ubwo butumwa. These Jewish people from around the world, Aba Bayuda bari baraturutse hirya no hino ku isi, they believe the message. bizera ubwo butumwa. They get water baptized, Hanyuma barabatizwamo umubatizo w'amazi. and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Kandi Bibiliya nk'uko ivuze, abari basanzwe bongereweho abagera ku bihumbi Now 3. remember, there were 120 followers of Jesus in the upper room. Ibuka rero ko icyo gihe hari hasanzwe hari abigishwa n'intumwa ba Yesu bagera ku 120 muri kiriya cyumba cyo hejuru. These are saved people, but they've not yet received the Holy Spirit. Aba ni abantu bari bakijijwe ariko bari bataraturwamo n'umwuka wera. They wait as Jesus told them to wait. Barategereje nk'uko Yesu yababwiye The gutegereza. Holy Spirit comes and indwells them. Umwuka wera aramanuka atura muri bo. The Holy Spirit baptizes them into the body of Christ. Umwuka wera ababatiza mu mubiri wa Kristo. This is the beginning of the church. Iri ni ryo tangiriro ry'itorero. Jesus had said, Upon this rock I will build my church. Yesu yari yaravuze ko kuri urwo rutare ariho yagombaga kubaka itorero He's rye. building his church. N'uyu munsi ari kubaka itorero rye. 120 Abantu rero bari 120 saved and baptized by the Holy Ghost and filled with the Holy Spirit who indwells them. barabatizwa umwuka wera baturamo kandi arabuzura. Now 3,000 more get saved. Noneho abandi 3,000 They barakijijwe. receive Jesus Christ as their Savior. Bakira Yesu nk'umukiza w'ubugingo bwabo. And they receive the Holy Spirit.
bakira umwuka wera, They are placed into the body of Christ. nabo bashyirwa mu mubiri wa The Kristo. church is growing. Itorero ririmo rirakura. Jesus is building his church. Yesu arimo kubaka itorero rye. Now over 3,000 in that church. Noneho iri torero rimaze kugeramo abantu barenga 3,000. But look with me at verse 47. Ariko ndagira ngo turebe hano ku murongo wa 47 w'iki gice. Verse 46. Reka duhere ku murongo wa 46. And they continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house did eat their meat with gladness and singleness of heart. Kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye, n'iwabo bakamanyagura umutsima, bakarya bishimye, bafite imitima itishama, Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. bahimbaza Imana, bashimwa n'abantu bose, kandi uko bukeye umwami Imana ikabongerera abakizwa. Remember in Acts chapter 1, Mwibuke hano mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere, Jesus told his followers before he left, Yesu yari yabwiye abamukurikiye mbere yuko agenda, Ye shall be baptized with the Holy Ghost, ko bazabatizwa n'umwuka wera, ye shall receive power, ko bazakira imbaraga, ye shall be witnesses unto me. kandi ko bazaba abahamya bo kumuhamya. And in chapter 2, Hanyuma mu gice cya kabiri, Peter witnessed unto Jesus Christ, Petero ahamya Yesu Kristo, and 3,000 got saved. yewe abantu 3,000 But barakizwa. as you read on, Ukomeje gusoma, from house to house they are sharing about the Lord Jesus Christ. urabona ko inzu ku nzu bakomeje kugenda basangiza abantu ibya Yesu Kristo. And every day Jesus is saving more and more and more. Kandi buri munsi Yesu akomeza kugenda akiza abantu. He's akiza adding abantu. to, he's building his church. Aba arimwo kongera ku itorero, ndetse aba arimwo kubaka itorero rye. People are getting saved and they are receiving the Holy Spirit. Abantu bari gukizwa, kandi abantu bari kwakira umwuka wera. As you move through the book of Acts, Ukomeje rero muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, it's the story of the activities of the church. ubonamwo inkuru z'ibyakozwe cyangwa se z'ibikorwa by'itorero. It's the story of the activities of the Holy Spirit. Ni inkuru y'ibikorwa by'umwuka wera. The Holy Spirit made such a difference in the life of Peter. Umwuka wera yazanye itandukaniro rikomeye mu buzima bwa A Petero. man that argued and denied the Lord and said, I don't even know him. Umuntu watonganye ndetse akihakana umwami Yesu, akagera ubwo avuga ati uyu muntu sinanamuzi. Now filled with the Holy Spirit, None yuzuye umwuka wera, he is preaching like he's never preached before. arimwo arabwiriza birenze cyane uko yari yarigeze Preaching abwiriza in the ukundi. power of the Holy Spirit. Abwiriza mu mbaraga z'umwuka wera, So controlled by the Holy Spirit. agenzurwa neza cyane n'umwuka wera. Well, things continue to happen and we move to chapter 4. Ibintu rero byakomeje kuba, none reka turambure turye ku gice cya 4. In chapter 4 we find that a man has been healed by Peter and John. Hano rero tubonamo inkuru y'uko hari umugabo wari wakijijwe na Petero na Yohana. It's actually God that does the healing, Mu by'ukuri Imana niyo ikiza, but he uses Peter and John. ariko hano yakoresheje Petero And na once Yohana. again a crowd gathers. Nanone haza iteraniro And rinini as that ry'abantu. crowd gathers, Peter, filled with the Holy Spirit, is going to preach in the power of God. Iri teraniro rimaze guterana, Petero agiye kubwiriza yuzuye imbaraga z'Imana. It says in chapter 4 and verse 8, Bibiliya avuga hano mu gice cya 4 umurongo wa 8, Then Peter, filled with the Holy Ghost, said unto them, Ye rulers of people and elders of Israel. Bibiliya avuga ngo nuko Petero yuzuye umwuka wera arababwira ati, batware b'abantu namwe bakuru. And he preaches the Lord Jesus Christ.
nuko ababwiriza umwami Yesu Kristo. And more are going to get saved. Yewe benshi nanone bagiye gukizwa. A good number will get saved. Thousands will get saved. Umubare munini abantu ibihumbi bari bukizwe. Jesus Christ is building his church. Yesu arimo kubaka itorero rye. And persecution continues against these believers. Kandi akarengane gakomeza kuba kuri aba bizera. The same religious crowd that persecuted and killed Jesus. Abanyedini n'abayobozi babo bishe Yesu. Now they're persecuting those that are part of his body, those that are members of his body and part of his church. Ni nabo bakomeje kugenda barenganya batoteza abo ngabo b'ingingo z'umubiri we itorero rye. They threatened them. Nuko barabakangisha. And as we move through the book of Acts, they'll threaten them again. Dukomeje kusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa bongeye kubakangisha nanone. They'll beat them. Barabakubita. They'll even stone some of them. Baragendaga bakabatera amabuye. Many will be killed. Benshi barabishe. Some will be imprisoned. Bamwe babajyanaga mu But magereza. nothing can stop the church of the Lord Jesus Christ. Ariko nta kintu na kimwe cyashoboraga guhagarika itorero rya Those that Kristo. are saved are filled with the Holy Spirit and their lives are changed. Abo bakijijwe bari barahinduriwe ubuzima bwabo burundu. When they were persecuted and threatened, Igihe rero babatotezaga bakanabakangisha. Peter and John came back to the others and gave a report. Petero na Yohana baraje bagaruka kuri bagenzi babo baha raporo. And it says in verse 31, Bibiliya iravuga hano ku murongo wa 31, and when they had prayed, the place was shaken where they were assembled, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. ngo bamaze gusenga aho bari bateraniye haba umushyitsi bose buzuzwa umwuka wera bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. And as we move through the book of Acts, Yewe tunakomeje mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. tonight you can read it. Kuri uyu mugoroba ushobora kuhasoma. Finish the book of Acts and find the number of times you find the believers being filled with the Holy Ghost. Nushaka usoma iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa maze uze kugenda ubara inshuro uri burebe aho abizera buzujwe umwuka wera. They prayed, Barasenze and God answered. kandi Imana The irabasubiza. Holy Spirit controlling them Umwuka wera abagenzura produced boldness. byabyaye ugushira amanga. Boldness is a fruit of the Spirit. Gushira amanga ni imbuto y'umwuka wera. Just like an apple tree produces apples, Nk'uko igiti cya pome kibyara cyangwa se cyera pome. a mango tree produces mangoes. Igiti cy'umwembe nacyo cyera umwembe. The Holy Spirit will produce fruit as He controls. Umwuka wera nawe yera imbuto iyo ari urimo kugenzura umuntu. Study the Word, Iga ijambo, God's Word. ijambo ry'Imana. Let the Holy Spirit control you, Ureke umwuka wera akugenzure. and let God use you Kandi ureke Imana to be igukoreshe a witness unto Jesus Christ. kugira ngo ube umuhamya wa Yesu Kristo. Thank you for joining us. Mwakoze kubwo kubana natwe. Remember, Jesus said, Mwibuke Yesu ko yavuze ngo "Ye must be born again." ukwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Amen. Pastor Tony arakoze cyane, Imana imuhe umugisha. Iryo jambo ashorejeho ugomba kubyarwa ubwa kabiri. Yesu yarabivuze avugana n'umugabo umwe wari umunyedini cyane, ndetse ntiyari umunyedini gusa ahubwo yari n'umuyobozi muri iryo dini, yari umwigisha. Ariko Yesu amubwira iryo jambo, aramubwira ati ugomba kubyarwa ubwa kabiri. Ndetse ntiyari mubwira gutyo gusa, ahubwo amubwira yuko atabyawe ubwa kabiri uretse no kubona ubwami bw'Imana, uretse kubwinjiramo no kubureba n'amaso, ntabwo byashobokaga. Rero nicyo kimwe nawe nanjye, twese tugomba kubyarwa ubwa kabiri. Abamaze kubyarwa ubwa kabiri ndabizi neza ko umunezero uzanwa nabyo wasabye mu mitima yanyu. Yewe nanjye ndi umugabo wo kubihamya. Muri 2006 kwezi kwa 11 itariki 21 nakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwanjye. Kuri uyu munsi nanjye ndaririmba yuko nabohowe rwose
iyo ndirimbo abayizi tujya tuyiririmbana umunezero abakijijwe bazi neza ko babohowe koko. Narabohowe none uyu munsi rwose ndaririmba. Nawe rero ukwiriye kubyarwa ubwa kabiri, ukwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Gusa icyo nakubwira nuko niba ushaka kubyarwa ubwa kabiri, ndakubwiza ukuri ko ijambo ry'Imana ribivuga byeruye. We kwita ku byo wumva hirya no hino, we kumva ku byo Sadoka navuga ye, ahubwo wite ku cyo Bibiliya ivuga, kuko uko Bibiliya ivuga abantu bose bakwiye kubyarwa ubwa kabiri, ni nako bakwiye kubyarwa ubwa kabiri. Utabyawe ubwa kabiri n'iyi mbuto Yesu yavuze itabora, ariyo jambo ry'Imana, ntabasha na rimwe kwigera abona ubwami bw'Imana. Ndakwifuriza muntu uduteze amatwi ko watega amatwi neza ijambo ry'Imana, ukumva icyo ijambo ry'Imana rivuga, ukumva icyo Imana ivuga ku bijyanye no kubyarwa ubwa kabiri. Abantu benshi cyane Yesu yarabivuze hano muri Matayo igice cya 7 ngo bazaza imbere ye kuri uwo munsi bamubwira ibyo bakoze, bamubwira bati mwami, twahanuraga mu izina ryawe, twakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe, twirukanaga abadayimoni mu izina ryawe. Mwene magambo bazaba bari kuvuga ngo twari abanyedini b'uburyo runaka, twari abantu bakora ibintu bitandukanye mu izina ryawe, twari tukuze. Ariko ikibabaje kiri ku murongo wa 21 w'icyo gice na 3 mumbabarire, ngo Yesu azababwira ati nimumve imbere mwankozi z'ibi bimwe, sinigeze kubamenya. Njya ntekereza ku gahinda bazavana imbere aho ngaho ya Yesu, bakimirana bajya muri Gehinomu. Barahanuraga, barakoraga ibitangaza, barirukanaga abadayimoni, ariko amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Icyama wowe nanjye tukamenya neza tudashidikanya ko amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Reka mbibutse yuko mushobora kuza kuduhamagara kuri 0783001646. Iyo niyo nimero waduhamagaraho hanyuma tukagufasha. Ariko nanjye nsoze nkubwira nti ugomba kubyarwa ubwa kabiri. Ntabwo ari icyifuzo, nta nubwo ari uguhitamo kwawe, ahubwo ugomba kubyarwa ubwa kabiri. Kuko utabyawe ubwa kabiri, Bibiliya itubwira yuko udashobora kwigera ubona ubwami bw'Imana. Ntabwo ari ukugutegeka, nta nubwo ari ukuguhata, ahubwo ni urukundo ruduhatira ibi, tukwinginga tugusaba ngo wemere icyo Kristo avuga, kuko Kristo niwe mucamanza w'abari mu isi bose. Icyo asaba rero ni icyo ngicyo, ugomba kubyarwa ubwa kabiri. Reka dusenga Imana. Mana, uri mwiza kandi ineza yawe ihoraho iteka ryose. Ni nayo mpamvu kano kanya tugushimiye ijambo ryawe. Ijambo ryawe rije ridukomeza, ritwubaka, ritubwira yuko umwuka wera atura mu mitima y'abizera. Mana rero ndakwinginze ngo umuntu wese wakijijwe nk'uko ijambo ryawe rivuga, Mwami, umuhishurire umwuka wera utuye muri we, ndetse n'imbaraga z'umwuka wera. Mana, imbaraga z'umwuka wera izo nizo zazuye Yesu Kristo, kandi ni nazo zamuzamuye mu ijuru. Yewe ni nazo zakoreraga muri Petero, nizo zakoreraga muri Yohana, nizo zakoreraga muri Paulo, nizo zakoreraga mu bizera bose, barimo Stefano, barimo abantu bose Mwami tuzi bavugwa mu byanditswe byera, bapfuye bakwizera. Natwe uyu munsi wa none turakwinjiza ngo duhishurire izo mbaraga, kuko ushaka gukora ibikomeye muri twe. Ariko Mana, tutakwemereye, tutabikoze ngo duce bugufi, ntabwo wakora ibyo ushaka gukora. Ndakwinze rero ngo udufashe Mwami, abizera bose, abakijijwe bose, by'umwihariko abari muri iki gihugu, Mwami, uduhe kuba abo dukwiriye kuba bo, uducishe bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru. Umwuka wera akorere muri twebwe ibyo Imana ishaka gukora. Uduhe kumvira umwuka wera, uduhe gucira bugufi umwuka wera, uduhe kuyoborwa nawe, uduhe kumwemerera ngo ature muri twe, uduhe kandi Mwami kumucira bugufi ngo atugenzure, atwuzuze imbaraga ze, maze ukore ibyo ushaka binyuze mu buzima bwacu. Urakoze rero kuri mwiza, ngaho umugisha abantu bose bari bateze amatwi, kandi uzongere kuduhuriza hano ubwo uzabishima. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ibahe umugisha, reka tuzahure ubutaha. I Karuvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri,
wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira, ntiwaburira imbabazi.